loves TV. Rwanda is watching. Turabasuhuje tubaha ikaze muri Clouds Tonight n'umwanya makuru mu Kinyarwanda. Nakiriye indahiro zabo. Minisitiri w'Ubutabera Johnston Busingye yakiriye indahiro z'abahesha b'inkiko bataraba umwuga ijana mu rwego rwo kunganira abandi bari basanzwe kuzuza ndetse no kurangiza imanza kandi bagakorera abanyarwanda nk'uko babirahiriye. Minisitiri w'Ubutabera yasabye abahesha b'inkiko bataraba umwuga kurangwa n'ubunyangamugayo ndetse bagakorera neza abanyarwanda ngo kuko ari bo babahemba. Muragiriye gukorera abaturage imirimo ikomeye ihesha igihugu cyacu ishema nk'igihugu cyubahiriza amategeko. Iyi mirimo kandi ihesha isura nziza ubutabera bw'igihugu cyacu, by'umwihariko imirimo ihesha abaturage agaciro mu gihugu cyabo. Kuri Minisiteri y'Ubutabera twemera ko abaturage aribo dukorera. Inzego muje mukomokamo z'ubutegetsi bw'igihugu, mu nzego z'ibanze, mu nzego z'ubutaka, turatekereza ko namwe ariko mugenda. Turatekereza ko twese abo dukorera ari abanyarwanda ku mpamvu nyinshi, ariko y'ibanze nuko natwe turi abanyarwanda bene wabo, niyo mpamvu tubakorera. Iya kabiri nuko baduhemba, buri kwezi baraduhemba kugira ngo dushobore gukora akazi tubakorera. Mu muhango wo kurahiza abahesha b'inkiko ijana harimo n'abashinzwe imirimo ya notariya mu nzego z'ibanze, Johnston Busingye yongeye kubaha impanuro ndetse ababuza kutazarangwa n'icyaha cya ruswa ndetse n'ikindi gisa nkayo nk'uko byagiye bigaragara kuri bamwe, dore ko yavuze ko bibuza uwari ukwiriye ubutabera kutabubona. Abahesha b'inkiko bataraba umwuga ni abakozi ba leta, bahemberwa imirimo bakora, bityo ntabwo bikwiye ko bakira igihembo icyo ari cyo cyose n'uwo bagiye kurangiriza urubanza cyangwa kwaka ruswa umuturage kugira ngo babone kumurangiriza urubanza. Ijambo ryitwa ruswa kugira ngo nta muntu uri aho utarizi, ariko tumaze kubona ko iyo umuntu ashaka ko bavuga ko atari ruswa kandi ayishaka ayibatiza irindi zina. Abahesha b'inkiko bataraba umwuga barahiriye imbere ya Minisitiri w'Ubutabera bagera ku ijana, bakaba bakomoka mu turere 30 tugize u Rwanda. Kugeza ubu mu Rwanda harimo abahesha b'inkiko basaga 2600, abenshi bakaba biganje mu tugari dore ko bagera ku 2000. Abasaga 400 nabo babarizwa mu mirenge ndetse na 30 babarizwa mu turere.